kandi dukomeze kuyiramya no kuyihimbaza. Abicaye batarwaye bahaguruke kugira ngo dutangire guhagaze Imana mu mitima yacu mu izina rya Yesu Kristo. Nyene icubahiro Mana uri mu ijuru, niwakira amashimwe menshi ari mu mitima yacu kuko twemereye uyu munsi twongewe ikindi gihugu haye. Habwa icubahiro Mana yacu. Mukunzi muvyeyi, reba muri kano kanya abana bawe bageze hano tuje kuramya no kuhimbaza Uwiteka, 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 Uwiteka Mana yacu. Reka umanuke, reka umanuke, reka umanuke ubane natwe, reka umanuke utugire neza, reka umanuke udusure udusange, reka umanuke utuganirize, reka umanuke ugire icyo wakora muri twe mu izina rya Yesu Kristo. Kandi Mana data, umuntu wese yageze hano reka yumve ya mirindi iva kuri wewe, reka marayika cyangwa security ashike hano kugira ngo acungere kandi atange amategeko ku muntu uwo ari we wese mu izina rya Yesu Kristo. Muri kano kanya twirukanye satani, twirukanye abadayimoni, twirukanye imyuka mibi, turahagarikishe imikorere y'umwanzi yose, duhagaze mu mbaraga z'ubutware baduha Yesu Kristo. Turakandagiye ikigo satani uburibwe bwose Mana data. Reka tugire neza muri kano kanya, abaguhimbaza n'abakuririmbira, abakuvuga bose hano hantu uyu munsi babayobora umwuka wawe wera. Urakoze Jehova, urakoze Jehova, urakoze Jehova, urakoze nyine icubahiro, urakoze kutwemereye kongera kuboneka mu nzu yawe. Turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Abaririmbyi mugihagaze ngaha, reka dusabe umushumba dusengera Imana, adusabire imbabazi Imana, dukomeze duhimbaza Imana. Mana yacu ngwino turagushimiye, tunezerewe izina ryawe muri iki gitondo. Tugushimiye ko uduhaye guterana gutya ubwoko bwawe watoranije. Turagushimiye Mwami, ni kubw'imbabazi zawe kandi ufite icyo dushakaho mu izina rya Yesu. Tugeze hano hantu rero tuje kukuramya no kuguhimbaza, kandi ntabwo twabishobora. Mana ikomeye, imitima yacu irimo ibyaha, irimo gukiranirwa, irimo kugusuzugura, irimo kugucumuraho. Mwami Mana yacu, niyo mpamvu tuje imbere yawe, turasabye ngo twese dutunganye, nurebe ibyaha byo mu mivugire, imikorere, imitekerereze, ibyo twibwira, ibyo twakoze n'ibyo twakoze nabi, ndetse Mwami Mana yacu n'ibyo tutakoze twagomba gukora. Nutubabarire, nudutunganye. Umubyeyi uraho umweze, umugabo urahangaha yezwe nawe, umusore n'umukobwa n'umweze, abana bacu bishimire, ishimire twese tugeze aha hantu. Izina rya Yesu, imbabazi za Kristo zibe muri twebwe, kugirwa neza n'Imana yo kuri twebwe, amaraso ya Kristo atubemo. Haleluya! Amaraso ya Kristo natubeho, naze abane natwe, naze akuraho gukiranirwa kose mu izina rya Yesu. Dusengeye Mana bari hano n'abatarahagera, dusengeye abavijeni bose mu midugudu itari imwe ngo ubahereze batunganye, dusengeye abakumenye bo mu mpande z'isi muri iki gitondo ngo ubahereze batunganye, tukweretse n'abatarakumenya bari mu mpande z'isi mu izina rya Yesu. Reka bararikire imiburo yawe, bahindukire bakumenye. Turagushimiye Mana, tugiye guhagakiza imiryango yacu, kugiye guhagakiza ibihugu byacu, kugiye guhagakiza iki gihugu ndetse n'isi, abantu bose bakamenya kuri Imana. Turagushimiye gikariza n'amahanga, imbabazi zawe turazishimiye mu izina rya Yesu umwami wacu, amen. Turakomeza turirimba Imana n'umwicare, tugiye kuririmba indirimbo yo guhimbaza Imana y'Ijana na 69 ivuga ngo Mana nk'uko wafasha. Reka tuhaguruke twitegure no kumama